penalty ya kabiri bakore Ramadhan n'undi bamukoreho penalty kandi ashobora gutsinda hat-trick ibitego bitatu. Igitego kimwe cyatsinzwe na muri, ikindi gitsindwa na Ramadhan kuri controle ndetse agashota umuzamu. Cya gatatu gitsindwa na Ramadhan n'ubundi kuri penalty. Wabona atsinze cya kane rero agiye gutera penalty. Trinity rero ubusa Peaceful Team. Ibitego bitatu n'iki turakibara ko kishobora kujyamo iyi penalty. Reka turebe. We irongezwa duhita dukurikira umupira. Subyam. Sawa. Yarayikuyemo ariko Ramadhan aramucenga arongera atsinda igitego. Ngo rero nyuma yaho twari tuvuze ko isubirizwa buriyo nicyo cyiza cyo gutoza nyine mumva communication iyo ibaye komeza bashobora gutsinda n'igitego cye. Katurebe tanga baro Weraki ibitego bine rero bya Peaceful Team nkuko nandi kubibabwira bagiye gutera penalty bine kubusa. Hat-trick ya Ramadhan murimo muramubona ngo kuri rura ruhande rw'imoso. Hat-trick kuri hat-trick muramubona ari hirya. Hat-trick ya Ramadhan. Hat-trick ya Ramadhan. Refa Raki vayo genda winjire iruka se genda jya mu kibuga cyangwa ugivuga Mose mwabagiyemo nta wundi usigaye mu rugutsindwa mwebwe. Peaceful Team rero iratsinda nicyo kintu. Amakipe hano rero Trinity yahagorewe bine kubusa. Icya gatanu gishobora kubamo harimo hat-trick ya Ramadhan rero hat-trick kubango umwana agiye masimbuye mu minota mikeya atsinze hat-trick. We gardien we gardien Ramadhan twere guhagarara reba urara ahagaze Elisa kuhagaze kandi ari bwukijyamo kinara muri defense jya muri defense ntabwo simbuye Raki wowe none se kuri kujya gukinara ni ukina reba ukina ku mwanya w'umuntu usimbuyeho kinara Raki yakina nta nubwo urakora kuri baro koresha uko ushoboye kora kuri baro uretse kurangiza atake. Sawa refa Bright fine baburetse urangiza shiraho iminota ibiri genda sijyamo turebe jyamo nawe turebe genda ushaka baro shira baro imbere. Sa dufata abantu rangiza ayitsinze rangiza sawa muzana
atari amakona uri kunyuma ho guri bari bagiye gukina gura baza we fata imyenda ni ndanyiri imyenda ni ndo itaya umuntu wataye imyenda hano azayifata wataye imyenda nazayifata wowe wakinye neza sugiyemo mu gatsinda